hano muri Canada yego Manitoba Winnipeg aho dutuye no kongera gutekereza cyane cyangwa se kuganira n'abaturage bitabiriye ubusabane ibibazo birimo birabera iwacu imurenge. bivuze ngo nta by'imirara cyo Imana yadukuriyeho nta murara abana bacu tubigisha kandi nta nubwo tuzawubigisha ariko bazi iyo bakomoka kandi tubigisha gukora iyo bagejeje imyaka 18 umwana wese ugejeje imyaka 18 tumushira ku rubuga rw'umuhana kugira ngo nawe atangire gukora ibikorwa by'umuhana ndetse n'ubutabazi muri rusange. Yarambwiye ngo ntashobora kuja muri Afrika kubera iki ngo kubera intambara zihaba ngo ntashaka kuja gupfa. So urumva Anje baruvuze ngo ibitekerezo byacu bigomba kubira ruguru ariko mu by'ukuri nk'umuntu watoraguraga ubu uri ku driving imodoka nziza fite buri kimwe cyose mu by'ukuri kubwira umuntu ngo akomeze yongere gutekereza imurenge ubona ko atari kumugora. Ntago ari ukumugora yuko nta wibagirwa aho yavukiye turabo turibo kubera iminembwe igihari niwe muco wacu kugira ngo natwe rimwe tuzabe twizihiza umunsi wacu independence ejo niho natwe twarimo twizihiza ejo ariko hari intambara yasi yacu ndavuga ngo rimwe natwe tuvuga ngo cyangwa Mulenge Day. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikirana hirya no hino kuri Voice of Mulenge turizera ko mumeze neza n'abatameze neza nabo turabasabira kuza kumera neza uyu munsi kuko mubibona kuri kamera zacu tukaba turi kumwe n'abamama beza b'abanyamurenge batuye muri iki gihugu cya Canada tukaba twagiranye ikiganiro kirimo urukundo icyerekezo n'icifuzo c'amahoro yiwacu imurenge ariko nanone tukaba twifatikanyije n'abagabo ba muri diaspora yacu mu busabane bwo kwizihiza umunsi mukuru wa Canada. Uyu munsi ni tariki ya mbere Nyakanga cyangwa se tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umunsi Canada yizihiza Canada Day umunsi wibutsa igihe Canada yabonye ubwigenge cyangwa se independence mu 1867 hakaba hashize imyaka 157 ubwo intara eshatu Ontario, Quebec na Nova Scotia zishize hamwe zishinga ico bise Domination of Canada. Canada yari yarakolonijwe n'abafaransa kuva mu kinyejana ca 16 mu 1763 nyuma abongereza baza kurwana n'abafaransa ubwo abongereza baje gutsinda abafaransa mu ntambara izwi nka The 7 Years War cyangwa se intambara y'imyaka 7. Ibi bikaba byaratumye Canada igwa mu maboko y'ubukoloni bw'abongereza igihe kirekire. Muri iki gihe ndagira nkwibutse ko Canada yari tuwemwo n'abasangwa butaka abo bita ngo naba Inuit ndetse n'abandi bita ngo naba Métis cyangwa se abametisi bakaba bari bafite umuco wabo ururimi n'imibereho yabo ariko ubukoloni bw'abongereza ndetse n'abafaransa bwabambuye ubutaka n'uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo kuri bamwe ariko ku bandi cyane cyane abasangwa butaka ni umunsi wo kwibuka amateka mabi kuri bo no gusaba ubutabera. Canada ikaba yaraje kubona ubwigenge busesuye mu 1982 igihe Canada yashizeho itegeko nshinga ryayo bwite cyangwa se constitution yayo bwite bituma itandukana burundu n'ubukoloni bw'abongereza. Rero uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu gihugu cyose cya Canada harimo kwizihizwa independence iterambere naho bavuye baharanira amahoro n'ukuri n'ubwuzuzanye nanone bibuka ibihe banyuzemwo by'ubukoloni. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kuganira n'abagore n'abagabo b'abanyamurenge batuye muri iki gihugu cya Canada dore ko ku munsi w'ejo Kongo tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu aribwo Kongo yizihizaga umunsi yaboneyeho ubwigenge cyangwa se independence ariko iwacu imurenge haracara ubwicanyi haracara abantu bacu bakirimwo bapfa banirwanaho bashakisha amahoro. Mazina banyita Steven umeze ute uyu munsi wa none urimvutse? Uyu munsi twaje muri Canada Day aho twaje kwizihiza umunsi wa independence ya Canada ariko n'ubusabane. Uyu munsi uvuze iki kuri wewe? Uyu munsi ukomeye cyane kuko uyu munsi usanze ndaha muri iki gihugu cya Canada ubwo bwa mbere eje kwizihiza uno munsi ni umunsi twahuriyeho n'abantu benshi ni umunsi twagize ubusabane ni umunsi waduhuje kugira ngo twishimane inshuti n'abavandimwe. Intego y'ubusabane utekereza ko ari iyihe bwana Steven nubwo uri mushasha? Intego y'ubusabane ni kugira ngo abantu bahure baramukanye bishimane twongere tuganire ku bijanye n'iterambere muri iki gihugu twajemo cy'amahanga hano muri Canada yego Manitoba Winnipeg aho dutuye no kongera gutekereza
gutekereza cyane cyangwa se kuganira n'abaturage bitabiriye ubusabane ibibazo birimo birabera iwacu i Murenge. Bwana Steven, uri umujene umaze igihe gitoya hano, experience umaze kubona muri iki gihugu cyangwa se inama wagira urubyiruko rwa Canada ni iyi? Experience mu mezi make yamaze hano nuko nabonye kino gihugu ari igihugu cy'iterambere. Yego. Iterambere rya hano ririruka cyane, ririhuta. Inama naha urubyiruko nuko twakwegerana tugashaka uburyo twakwiteza imbere hatarimo uburangare, ntihabemo uburangare, hatarimo kuzubara, kugira ngo dukore imirimo, twige, twiteze imbere ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Yes, uyu munsi uvuze ko mwaje gusabana muri kwishimana, ariko nanone iwacu hariho intambara. Ni iyihe message wagenera abantu bari hano muri iki gihugu ndetse n'abari iwacu muri Congo ndetse no mu bindi bihugu hirya no hino? Message nagenera abantu batuye muri ibi bihugu nuko twakwiteza imbere muri ibi bihugu turimo, yego, ariko tutirengagije iwacu aho tuvuka, aho dukomoka i Murenge. Ubwoko bwacu buri mu kaga, ubwoko bwacu buri guhura n'ibibazo bitandukanye muri kiriya gihugu twavuyemo. Nuko twakwiteza imbere muri ibi bihugu turimo by'abazungu, harimo opportunities nyinshi cyane, yego, ariko tukibuka niyo twavuye, yego, kuko abo twasize ababyeyi bacu, barumuna bacu, ba Masenge, ba Muyomba, bari mu kaga gakomeye. Rero hano dufite amahoro, turimo turiteza imbere, tugomba gutekereza icyo twakora kugira ngo niyo twavuye atere imbere. Mbese duture hano ariko ibitekerezo byacu bibe imuhira. Nitwa Alice Ndanyuzwe, twaje kwizihiza kwa Canada, ariko kandi no gukomeza kugira ubusabane, tugira icyo twita urubunga hano muri communauté, ku buryo tugira ubusabane rimwe na rimwe nka gatatu kane mu mwaka. Turahura twese uko tungana, Abanyamurenge bose ba Winnipeg, tugahura, tugasangira, tukaganira, tugatera inkuru, tugakina umupira, abana bakamenyana. Rero duhora dukora ibintu bituma twahura kenshi kugira ngo dukomeze twibukiranye iby'iwacu, umuco wacu. Mbese mu guhura papa si nubwo muba mwaje kwizihiza iminsi mikuru ya Canada, ariko haba harimo no kuganira ku bijyanye n'iterambere iwacu, urebye nicyo kigenderewe cyane, kugira ngo dukomeze twibukiranye, twongere tubane, dusabane, tuganire, twongere twibutse n'abangaba bari gucika intege impamvu ki dukomeza kugira ishaka no gukomeza gufasha iwacu ndetse no gufasha na bene wacu. Uyu munsi turi mu busabane, ariko iwacu ababyeyi bari mu ntambara. Ni iki wabasha kubwira abantu bari hano muri Canada ndetse n'ababyeyi bacu bari hari? Turi abakristo, ni ukuguma gusenga icya mbere, ni ukuguma gusenga, ariko no gukomeza kubazirikana, kubafasha, gukora ibikorwa bitandukanye by'ubutabazi ndetse n'ubuvugizi. Ariko hari umuntu wavuze ngo ikintu abamama bishoyemo icyo kintu kirakunda, nawe urabyemera? Cyane kandi twabonye vraiment movement y'abamama idasanzwe kuva twagira ibibazo. Iwacu abadamu bafashe ya mbere, barakora cyane, ndetse na hano Winnipeg abadamu ba hano rwose ari intangarugero. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Jessica Mugeni, nkaba ndi umuturage nanjye wa hano Winnipeg. Jessica, Winnipeg izwiho ubumwe n'urukundo, utekereza ko ari irihe banga rikoreshwa kugira ngo abantu ba Winnipeg bakomeze bakundane muri ubu buryo? Murakoze cyane. Ntekereza ko abatubanjirije, mvuga Abanyamurenge batubanjirije muri ibi bihugu, by'umwihariko muri Winnipeg, birashoboka ko bari bafite urukundo rurenze rwinshi cyane. Noneho n'abaje nyuma aribo batwebwe, n'abandi bagenda baza nyuma yacu. Ntekereza ko n'uwaje afite umutima utari mwiza ashobora kugendera kuri babandi yasanze bafite umutima mwiza. Ntekereza ko ari ryo banga. Ni ukuvuga ngo bubatse ubumwe, mwasanze ari ikintu cyubatse cyane. None se abaje bafite amacakubiri ntabwo bagerageje kuba basenya ibyo bintu? Nibyo navugaga, na wa wundi ushobora kuba yaza afite amacakubiri cyangwa se undi mutima utari mwiza, araza agasanga babandi bageze muri Winnipeg hari ikintu bubatse cy'ubumwe, cy'urukundo rudasanzwe. Noneho nawe agahera ko akavuga ati se bya bintu ndimo ndumva nta mumaro, reka nanjye ngendere muri iyi systeme y'urukundo n'ubumwe, kuko ari byo byiza. Jessica, umaze igihe kingana gute hano muri Canada? Njyewe ni igihe gito, ubu muri uku kwa karindwi nyine turi kwizihiza umunsi w'ubwigenge, nibwo nageze hano nanjye muri Canada. Bivuze ko iki gihe nanjye nujuje imyaka 3. Uruje imyaka 3? Mu myaka 3 ni experience umaze kubona muri iki gihugu? Wahigiye iki?
ni izihe mbogamizi wahuye nazo bitubwire mu mwanya muto. Imbogamizi ni nyinshi mu by'ukuri, kubera ko ni igihugu cyateye imbere, ni ibihugu byateye imbere cyane, dore ko twebwe iyo twavuye natwe ntabwo byari biteye imbere cyane, ariko ibi byo nabonye byaransize. Ariko icy'ingenzi ni ukwiga ukiga ururimi, ukayigira ibintu byinshi bitandukanye. Nk'umumama uri hano mu Banyamurenge bari hano, mu by'ukuri ni igihugu giteye imbere nk'uko wari bivuze. N'iki ubona bizadufasha cyangwa se muri future yacu y'Abanyamurenge, abamama bari hano, n'iki mutekereza kubona ko kuba hano muri Canada bizatanga umusaruro ku bandi batari hano? Ikintu bishobora kudufasha cyangwa se tugenda twigira muri ibi bihugu, icya mbere ni icyo nyine navugaga, ururimi. Wenda tuvuga urugero, hari ibihugu twagiye tuturutsemo havugwamo izindi ndimi. Iyo ugeze hano rero uriyaranje uburyo bwose bishoboka ukamenya ururimi. Ikindi bikwigisha gukora, kutaba umunebwe. Hari ukuntu mu bihugu twaturutsemo twagiraga abakobwa bagenda badufasha imirimo yo mu rugo, noneho iyo umenye ko ari wowe ugiye kwimenya, ukora akazi ko mu rugo ugakora n'akazi ko hanze kakwinjiriza amafaranga, kandi byose ukabikora ukabishobora, ibintu byose ukabitunganya mu rugo ndetse ukagira n'ikintu winjiza. Abamama benshi biyo twagiye duturuka habaho wenda kudakora wenda imirimo yinjiza, ugasanga abagabo nibo bakora, nawe ukamenya. Nimvuga kudakora byumvikane ko ushobora kudakora akazi kinjiza ariko ugakora ako mu rugo kugira ngo umugabo nawe abashe kugira uko yinjiza, ukarera abana, ukamenya ibyo mu rugo ko nabyo biba ari byinshi. Rero urumva ibyo nabyo bituma tubasha kumenya gukora. Amazina ni Uwamahoro Ange, ariko irizwi hano muri Winnipeg ni Nyamwiza, niryo umugabo yanyise Kagaserino. Murakoze. Ukaba madamu pasiteri naryo tujye turyongera. Yego. Ange, iyo tuvuze urubyiruko tuba tuvuze ejo heza h'igihugu, h'ubwoko, ha community. Urubyiruko rwacu ruri hano muri Canada, ni iki mukora kugira ngo turukundishe imurenge abana bato nk'uko wabivuze? Ni ibihe bikorwa bijya bikorwa hano, haba mu rusengero, haba muri community hano dutuye mu muhanda? Icya mbere ni nk'uko tuba twahuye, abana muraganira bakamenya iyo baturutse. Ikindi hakabaho no kuvuga amateka y'iwacu, abana bakamenya iyo ababyeyi babo bava bakabaza. Ugasanga nyine hari ibintu tuba tugenda tubyinjizamo. Hari igihe wenda wabona ko ari bitoya ariko ubirebye ni ibintu binini. Abana nibyo tugenda tubinjizamo, uku guhura kuri bo nyine babona abo baturutse, bakabona urubyiruko, bakanakundana kubera tuba turi guhura twese nyine. Bakiyumvanamo kari family. Hari abamama bageze muri Canada basa nkaho bageze iyo bajya, gutekereza imuhira ntabwo bikibarimwo. So birashimishije kubona hari abamama mwebwe mugifite umutwaro wo kumva ko nubwo muri handi ibitekerezo byanyu biri ruguru. Abo bamama ibo n'iki wabatubwira? Umuntu yabakangurira nyine gukomeza kubyinjizamo abana, yuko twebwe ko turaza dutambuka, ariko aheza hacu ni abana, ni urubyiruko rwacu. Ikintu umuntu yabakangurira ni ugukomeza gushira hamwe urukundo, uko ugenda ubikora n'abana bagenda babyisangamo byanga byakunze. Nimba dusohotse turi community Abanyamurenge, umwana amenya bakazi nibiwe, bakumva ibiganiro. Yeme hari igihe tuvugana tukababwira amateka y'iwacu, intwari z'Imurenge, gutanga iyi contribution dutanga yo mu Minembwe, nayo tukabibabwira. Umwana akaja kugeza 18, iyo ari umwana wumvira nawe already agahita aja muri uwo murongo kubera ibi bintu byo guhura. Ange, baruvuze ngo ibitekerezo byacu bigomba kubira ruguru, ariko mu by'ukuri nk'umuntu watoraguraga uri ku driving imodoka nziza, ufite buri kimwe cyose, mu by'ukuri kubwira umuntu ngo akomeze yongere gutekereza imurenge, ubona ko atari kumugora? Ntabwo ari ukumugora, yuko nta wibagirwa aho yavukiye. Turabo turibo kubera iminembwe igihari, niwe muco wacu. Murakoze. Nanjye nitwa Nyasamaza Solange, naje nkaba ndi umuturage wa hano Winnipeg. Nyasamaza, reka mbite ngubaza ikibazo cya mbere. Uri umumama uzwiho umutima mwiza, nanjye ubwanjye waranyakiriye ngeze hano muri iki gihugu. Niriye banga ukoresha kugira ngo urwo rukundo ukomeze uruholding cyangwa se urusharing ku bantu bose? Sinzi uko nabivuga, ariko nabyita ko ari umugisha. Njyewe ku bwanje nenda ntabwo nshobora kubimenya kuko uwo mutima mwiza mufite, ariko gusa nyine n'abantu nyine bagenda babimbwira, ni Imana novuga ko ari umugisha nyine nahawe. Nyasamaza, uyu munsi twaje kwizihiza umunsi mukuru wa Canada Day cyangwa se
umunsi babonye ubwigenge, ariko hariho ubusabane bw'ubwoko bwacu cyangwa se community yacu b'Abanyamulenge. Ubu busabane buvuze iki, busobanuye iki, nihe message bufite kuri wewe? Uyu munsi ni umunsi mukuru wa Canada w'ubwigenge bw'igihugu cya Canada. Niyo mpamvu turi hano twese Abanyamulenge twaje kwizihiza uyu munsi mukuru. Nk'abamama batuye hano muri Canada, ibi bisobanuye iki, bivuze ko ubusabane muri Congo ntabwo twakundaga kubona aya mahirwe, naho n'iki bidufasha? Ubu busabane ni bwiza kuri nje, uko novyita ni ukugira ngo dukomeze, kuko muri iki gihugu dutuye turaba community y'Abanyamulenge, turi abantu bakeya kandi tuba turi bize cyane mu mirimo itandukanye, ariko iyo duhuye nk'uku nguku rimwe na rimwe, kuko tudakunda guhura cyane, biza biba byiza cyane, tuhanginga fani, tugakora ibintu byinshi, tugasangira, biza biba byiza cyane, n'abana nabo bagakina, ni ibintu tuza twishimira cyane nyine nk'umuhana twese nyine w'Abanyamulenge. Alice, abana mufite hano, ufite umusore mukuru Sami, mu by'ukuri muri kubona aba bana bafite mind y'Umurenge cyangwa se n'Abanyakanada? Oya, bafite mind y'iwacu, bashobora kuba ururimi rubagoye, bashobora kuba wenda batanafite n'urwo rukundo twe dufite, ko twarahavukiye, abandi barahabwiwe cyane cyangwa barahageze, ariko barabizi iyo bakomoka, bazi ibikorwa dukora, nkuko mama Pasiteri arimo bivuga, barahura kenshi, baraziranye cyane, bazi ko bose bavuka nuko bangana, baza bitana bakazine bose, abagabo ba hano bose ni banko, abadamu ba hano bose ni banti, n'abana bose baravukana. Bivuze ngo nta by'imirara, cyo Imana yadukuriyeho, nta murara, abana bacu tubigisha kandi nta nubwo tuzawubigisha, ariko nubwo mvuze ngo ntabwo tuzawubigisha, yego kugira ngo tuzashakana barabizi, tugomba kubabwiraho gatoya, ariko bazi iyo bakomoka, kandi tubigisha gukora. Iyo bagejeje imyaka 18, umwana wese uje imyaka 18, tumushira ku rubuga rw'umuhana kugira ngo nawe atangire gukora ibikorwa by'umuhana ndetse n'ubutabazi muri rusange. Alice, uri mu bamama bagiriwe amahirwe yo kujya mu mashuri bakiga, uri no mu bamama hano bazi Icyongereza cyiza cyane, niki wakangurira abamama cyangwa se wabwira abamama b'Abanyamulenge kubijyanye n'ishuri, kubijyanye no kwiga? Abamama b'Abanyamulenge ngira ngo abenshi rwose jewe mbona nk'intwari, ahubwo nabwira abagabo bagomba gufasha abadamu kugira ngo babashe kubaha umwanya nabo wo kwiteza imbere, no kubona umwanya wo kuja kwiga, kuko abadamu bakora imirimo myinshi vraiment, bagera muri ibi bihugu bagakora, bakarera abana, bagakora imirimo y'urugo, ugasanga rero ni akazi kenshi, umwanya wo kwiga ukaba washobora kuba ugoranye kandi ushobora kutaboneka. Rero ngira ngo abona naha message cyane n'abagabo kugira ngo baze basapotinga abagore babo, babatera imbaraga, mbega babahe ubushobozi na courage kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabateza imbere. Jessica, soza gira message ugenera abantu badukurikiranye, turimo turaganira ku bumwe n'ubwiyunge cyangwa se mu buryo bwo kwiteza imbere community y'Abanyamulenge, abari hano ndetse n'abadukurikirana hirya no hino. Gira message wagenera mu buryo bw'urukundo ndetse n'ubumwe n'uburinganire muri rusange. Bijyanye n'uyu munsi wa Canada Day, ndabifuriza umunsi mwiza Abanyamulenge bose muri rusange, cyangwa se na bene igihugu twasanzemo, turabifuriza umunsi mwiza, kandi turasaba Imana kugira ngo natwe rimwe tuzabe twizihiza umunsi wacu independence. Ejo niho natwe twarimo twizihiza ejo, ariko hari intambara yacu. Ndavuga ngo rimwe natwe Abanyamulenge mu gihugu cyacu tuzabe twicaye noneho dufite amahoro nk'aya, turimo twizihiza natwe iminsi mikuru, tutavuga ngo Canada Day, tuvuga ngo Day cyangwa Mulenge Day. Message nabagenera, kandi kugira ngo tubigereho biradusaba gukora cyane, biradusaba gushyira hamwe, biradusaba gusenga nk'uko babivuze, kugira ngo rimwe natwe n'ukuri tuzabashe kugira umunsi mwiza nk'uyu. Waha Solange nawe akagira icyo atubwira ku bijyanye n'uyu munsi, icyo usobanuye n'icyo nawe yifuza kuri community yacu. Uyu munsi kuko twabivuze mbere, icyo usobanuye
ni Canada Day nyine ni ubwigenge bw'igihugu. Icyo natwe kwifuza ni ukugira amahoro mu gihugu cyacu pe. Nicyo twifuza twese abanyamurenge muri iki gihe kuko turi mu bihe bitoroshe bitatworoheye, ariko icyo twifuza rwose nuko twakwifuza kuko mu minsi mike Imana natwe yadutabara tukaza twishima natwe twizihiza umunsi mukuru nk'uyu nguyu kuko umuvandimwe wanje yabivuze, tukavuga ngo Mulenge Day, tukawishimira tukabwira abana bacu kuko nta ntambara ziri iwacu, kuko hari igihe cyinshi abana bacu bahora batubwira mfite umuhungu wanje mukuru ngo ni Israel, hari igihe nzamubwira ngo nzomujana muri Afrika, ariko akama yumva yarambwiye ngo ntashobora kuja muri Afrika kubera iki, ngo kubera intambara zihaba, ngo ntashaka kuja gupfa. So urumva rero n'abana bakura bafite izo mind kuko iwacu gusa nta mahoro n'ugupfa, kuko bahora babibona no ku ma YouTube babona ukuntu hari intambara. Rwose turasaba Imana kugira ngo Imana izadutabare, Imana izatugirire neza kugira ngo igihugu cyacu kigira amahoro, ababyeyi bacu aho bari bagira amahoro, igihugu cyacu gitekana. Urakoze cyane Solange. Alice, wagira ubutumwa ugenera abamama badukurikiranye ndetse n'umuryango mugari w'abanyamurenge? Turimo kwizihiza umunsi mukuru wa Canada Day, ariko cyane turimo turaganira ku bibazo by'iwacu ndetse n'uburyo twakwiteza imbere hano muri iki gihugu, ariko cyane ibitekerezo byacu biri muri Congo. Gira ubutumwa wagenera abadukurikiranye. icyo navuga ngira ngo abagenzi banje bakivuze byose babivuze, ibyo nagomba kuvuga gukomeza kubakangurira gukunda iyo baturutse ngo amazi arakonje arashobora ntibagirwe iwabo wambeho, no gukomeza kubibutsa ko bagomba gukunda iwabo, kandi tukabibutsa ko abafite ijambo nabo bagomba gufata iya mbere kugira ngo tubashe gukemura ibibazo, no kugira umutima w'impuhwe. Ababyeyi bazwiho umutima w'impuhwe, gukomeza kugira umutima w'impuhwe wo kurengera abagowe n'abababaye, hanyuma no gukomeza kugira ubusabane hano aho turi, kubana neza, gukundana, kubahana n'ibindi nk'ibyo. Urakoze cyane Alice. Madamu Pasiteri, ngira ngo wewe no gusengera Congo, wasengera Congo ikabona amahoro, n'ubuye butumwa wagenera abantu badukurikiranye kuri uyu munsi? Bose no gukomeza kubakangurira ubwo bumwe. Abantu bacu barangwaga n'urukundo, nubwo izo ntambara zabaye ariko twarangwaga n'urukundo no gushira hamwe. Umuntu yabaga akenye abandi bakize ariko bakamufubika bakamutwikira ku buryo n'abandi bantu batabimenya. Dukomeze turangwe n'urukundo no muri bino bihe, ntitukaza tujya ngo twibagirwe ababyeyi bacu bari mu ntambara cyangwa abavandimwe. Nabashishikariza gukomeza gutanga iyo contribution, abana, abagore, kugeza no ku bana bacu nabo tubibigishe bazaza bakomeza babikore. Dukomeze turangwe n'urwo rukundo. Yego, murakoze. Urakoze cyane, urakoze cyane. Rero aba twaganira akaba ari abamama batuye Winnipeg. Winnipeg ikaba iri muri province ya Manitoba, n'umuhana utuwemo n'abaturage batari benshi cyane ariko nanone batari bake, ariko kaba ari umuhana uzwiho urukundo, ubumwe no gukora cyane n'ishaka ryinshi, dore ko hari abamama baturutse hano Winnipeg babasha kuzamuka bagera mu Bijabo nta kindi kibajyanye usibye kuba bajya kureba ibibazo biri kubera iwacu, ndetse baza no kugera mu Minembwe kuri tele bajya kwihanganisha bene wacu bari kunyura mu bibazo by'intambara. Rero ndagushimiye we wabanye natwe mu kiganiro cyacu, tukaba twagusaba ko wakora subscribe, share and like. Kuri microphone yari Andrew, the voice of Mulenge, ikinyamakuru giharanira ubumwe n'ubwiyunge, impirimbanyi z'amahoro.